Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane wowe ukurikiye Itabaza TV kandi ukurikiye Faith Reporters. Aka kanya ndizera ko umeze neza kandi ukomeje kugira ibihe byiza cyane, amahoro n'amahirwe kuri wowe rwose wahisemo kudukurikira. Ngiye gusuza kandi nakwifuriza ibihe byiza. Uyoboye ikiganiro nitwa Celeste. Tugiye kubana na Rwamapera, umunyamakuru muri Faith Reporters, umunyamakuru ariko bimazemo igihe kandi ukora by'umwihariko inkuru zifitanye isano n'ubutabera. Yakoze mu bitangazamakuru bitandukanye, yitwa Rwamapera. Rwamapera, tunejejwe no kubana nawe. Nanjye nuko ariko mfite ibindi bitangazamakuru nkorera bitari Faith Reporters. Yego, ufite n'ibindi bitangazamakuru ukorera bitari Faith Reporters. Ni ibi? Nkora ibintu bya data journalism, hamwe n'ibyaha bikorerwa inyamaswa. Nkorana na info nayo, nkakorana na Oxpakers, nacyo ni ikinyamakuru cyo muri South Africa, nacyo kijyanye n'ibyaha bikorerwa muri environment. Nibyo cyane cyane nkorera, ariko ntihabura n'ibindi. Hari n'ikindi cya Alliance for Science, nacyo cyo muri Kenya, nabo turakorana. Ariko Faith Reporters ni iyanjye, iyo nyikorera nk'uwikorera nyine. Yego. Minsi yashize ubwo twaganiraga twasoreje ku isomo rivuga iby'amoko, aho marayika yabwiwe, yari afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abantu bo mu mahanga yose, mu ndimi zose n'amoko yose. Uyu munsi tugiye kuganira ku moko, ariko turagendera ku gitekerezo cy'umuntu wanyoherereje igitekerezo kuri WhatsApp yanjye. Ntabwo nabanje kumuvugisha ngo menye niba kutangaza izina rye byaba byemewe, yabinyemerera. Ariko icyo gitekerezo nicyo tugiye kugenderaho. Hari ikiganiro twakoze rwose Rwamapera, noneho umuntu atanga igitekerezo afatiye kuri icyo kiganiro, avuga ku mico y'abantu. Aravuga ati, twavugaga ibintu, ni ikiganiro twakoze kivuga ku makorari no kwihuza kw'abantu badafitanye, batizera kimwe. Urabizi ko nk'itorero ry'abadiventiste riri global. Yego. Hari amatorero busanga ari roko, ugasanga nkanga hari itorero ariko wagera nko muri Uganda nturisangemo, wagera nko muri Tanzania nturisangemo. Ariko iry'abadiventiste ryo riri global kandi na guidelines, imirongo ngenderwaho ni imwe ku isi hose. Umuntu rero wamaye igitekerezo yagendeye n'ubundi yagitanze kuri icyo kiganiro twari twagiranye, amaze kuvuga ngo Rwamapera ndamwemera, ariko nukasa nuhagaze wenyine. Benshi babyumva nkawe, ariko barengera umugati bafite kwitorero. Yarekeye aho ngaho, ubwo ubanza yarashaka kuvuga ko babanga kwiteranya. Ariko se Rwamapera, ubundi tukiri aho, nawe ubona uhagaze wenyine cyangwa ufite abandi muhagararanye? Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo nshaka kujya mu bintu ngo itorero n'itari itorero ni ry'Imana. Ntabwo natinyuka kugira icyo ndivugaho rwose. Imana yonyine ni iz'abantu bayo bari mu itorero. Ntabwo navuga ngo rero njye ndi mu itorero ndi kumwe na kanaka.
uretse ko ibyo umuntu ntabura kubitekereza ku giti cye, ariko ntabwo ari ngombwa ko tubigenderaho cyane. Buri muntu ashake ubushake bw'Imana mu bugingo bwe, azaba ari mu itorero. yavuze ngo gusa yavugaga ku muziki. Ikindi azirikane ko amakorari ashaka kugera ku cyo yavuze by'umwihariko. Yavuze ngo uzi gusobanura ibintu, ingingo nyine uba ufite, uba uzihagazeho kandi uzi no kuzisobanura, aragushimira. Hanyuma hari ibintu yavuze by'uko ngo nubwo turi mu itorero ariko dufite imico itandukanye. Arambwira ngo azashingire i Battle Creek hariya, ugira ngo urahaza. Abantu bazi Ellen White n'inkomoko ye cyane, n'abantu bazi Kidive cyane barahaza. Arangije aravuga ngo azafata, banza biremereye, wabisomye uko biri. Arangije aravuga ngo azafata umukonyine amuhuze n'umushi arebe. Ubwo yashakaga kuvuga imico nyine y'abantu bari mu itorero. Ko mu itorero harimo abakonyine n'abashi. Akavuga ati umushi wo mu itorero n'umukonyine, yego, n'umudiventiste abashingire arebe. Ibindi reka naye kubisoma, ahubwo ngerageza kubizana mu magambo yanjye. Ariko reka tufate duhera aho ngaho. Ibyo yanditse byo yenda ntabwo biremereye cyane. Umushi, uwo yise umushi uri mu itorero, bombi nabizera, n'umukonyine uri mu itorero, bombi nabizera. Rwamapera biroroshye kubashyingira, cyangwa reka tureke ibyo ngibyo. Hari akandi kantu k'ibato yavuze. Ubundi gufata umunyarwanda wavukiye i Rwanda ufite imico ya kinyarwanda ukamushyingira n'umuntu wo muri Amerika ngo nuko bizera kimwe, ibintu ubona byoroshye? Ni ingingo ikomeye, ariko n'ibintu byumvikana, kubera ko no gushyingiranwa kurimo ibintu byinshi, ariko cyane cyane ni abantu bashaka kubana. Bo ubwabo niba byarashobotse ko bahura bakavuga ururimi rumwe, bakagira ibyiyumviro bimwe, bakishimana, bagahitamo kubana, abo bantu ni ukuvuga ngo hari ibintu bahuriyeho byinshi birenze ibibatandukanya. Abantu rero bashobora kubana. Rero kuvuga ngo ukabashyingira ukagira ute, bo ubwabo babaye nta kibazo bafite. Ubundi uri umunyarwanda ntiwashaka n'undi muntu utari umunyarwanda mudahuje ururimi. Yakubwira ngo iki cyangwa wamubwira ngo iki? Noneho n'izi ndimi tuvuga zifite amagambo akora ku mutima, ariko hari uburyo umuntu atondekanya ayo magambo. No kubuza ururimi gusa rw'Abanyarwanda, hari ibindi bintu ugomba gutera intambwe ukaba ubizi, ukaba uzi uti umuntu umurase ko afite amaso nk'ay'inyana, nyine we abyumva uko. So ubwo nyine wowe niba uzi ko ahubwo ibirayi ari byo biba bimeze neza, ukavuga ko afite ijisho rimeze nk'ikirayi, ushobora kubyangiza uwo muntu, ntimuzabane.
ariko umuntu iyo ageze ku rwego rwo kubana n'undi mu by'ukuri baba bafite ibintu byinshi bahuriyeho, uretse ko ibyo tuza no kubigarukaho, kuko kubana n'umuntu birenzeho ku kuba wenda abantu nabo ubwabo bumvikana, ahubwo n'imiryango ubwayo haba hari ibindi bintu bisabwa ko baba hari ibintu na bimwe bumvikanaho. Tugiye kuganira ku bwoko ariko byumvikane neza abantu badukurikiye ntibagire ngo tugiye kuvuga ibindi. Turifashisha nta bindi rega amoko nyine ni amoko turifashisha amoko abaho ahantu henshi, uretse ko hari ibihugu bimwe na bimwe bitagira amoko harimo n'u Rwanda. Tugiye kubireba mu buryo bw'iyobokamana icyo Bibiliya ivuga, turebe by'umwihariko no mu muco w'Abanyarwanda, hanyuma tubizane muri iyi minsi turebe ngo bihagaze bite. Bibiliya yagiye igaragaza, ni amasomo menshi agaragaza ko abantu bafite ubwoko. Reka nifashishe isomo rimwe gusa riboneka mu Byahishuwe, irya marayika rwose wari ufite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi yose. Ariko ntabwo uzaho ryanditse Rwamapera ko ndi kurishakisha. 14:7. Kawundi 14:6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Amoko yose, ubu amoko avugwa amahanga yo banza ari ibihugu, imiryango n'indimi n'amoko. Amoko nta yahavugwa ahangaha. Amoko ni amoko y'abantu wenda bashobora kuba batagize igihugu, ariko akaba ari agace muri icyo gihugu gafite uko kitwara, kirata ibintu ibi n'ibi, kanavuga aho gakomoka ku muntu umwe. Ubwo ngubwo aba ari ubwoko bw'abo bantu. Ushobora gusanga igihugu gifite amoko. Kenya ifite ngira ngo 42, Uganda ifite ngira ngo 50, na Tanzania iraba afite amoko menshi. Mu Rwanda bo ntabo, hari Abanyarwanda. Yego, ariko ubwo ku wundi muntu umunyamahanga, ubwo Abanyarwanda bose ni ubwoko bumwe. Icyo biba bishatse kuvuga, Abanyarwanda bose ni ubwoko bumwe. Yego, bukomoka kuri Kanyarwanda. Sinzi kubera ko Kanyarwanda ari n'umunyiginya. Sinzi niba Abanyarwanda bose bakomoka kuri uwo munyiginya, ubwo bose aba ari Abanyiginya. Ariko ibyo tube tubyihoreye. Oya, ntabwo nshaka ko tubyihorera. Iyo uvuze Abanyiginya mpita nibuka n'Abazigaba n'Abatsobe ubwo ni ubwoko sinzi niba bukemewe ko bukiriho, ariko ni ubwoko bwabayeho. Wenda abantu baranyihangana ninjya kuvuga kuri ibintu, navuga ku bintu byabayeho ku Banyarwanda, kuko byinshi byavuyeho. Bityo rero Kanyarwanda yari umunyiginya wo kwa Gihanga, yari mu Bumbogo aho ngaho. Sinzi niba Abanyarwanda bose bakomoka mu Bumbogo, naho umuntu ku giti cye nawe kugira icyo yibaza, ariko bifite icyo bishatse kuvuga, wenda twaza kukigeraho. Ayo moko
kuko navuze ko iki kiganiro tureba mu buryo bw'iyobokamana ariko no mu muco w'Abanyarwanda no mu mateka y'Abanyarwanda yari yarabayeho ate, yari yaraje ate? Amoko ibintu rero biducira amashati cyane, ni ibintu bitangaje cyane. Ariya moko nyine 18 ariya moko 18. Koko iyo dutekereje ku bintu by'amoko cyane cyane ibyari hano mu Rwanda, uretse ko n'ahandi ku isi hose ariko bimeze, amoko abantu benshi bayafata ko ari abantu bakomoka ku muntu uyu n'uyu. Ubwo ni ukuvuga ngo abavandimwe ku mubiri akenshi basa, ariko iyo usesenguye ubwoko nyabwo nta nubwo ari abantu bahuje amaraso, ni abantu bahuje ibitekerezo. Iki ni ikintu sinzi uko abantu babibona, ntabwo mpfobya ubwoko bw'abantu n'uburemere babuha abakibufite. Twese dufite aho twakomotse kandi turanahazi, ntabwo aho hantu rero mpapfobeje. Ariko iyo ugiye mu kuri kw'ibintu, ubwoko bw'abantu ni ibitekerezo. Iyo abantu bafite icyerekezo kimwe, bakora ibintu kimwe, bavuga kimwe, bagenda kimwe, bitwara kimwe, imikorere, imitekerereze n'imigirire n'imitwarize byose aba ari bimwe, kuko bafite icyerekezo kimwe. Birashoboka rwose ko abantu b'abavandimwe baba bafite ibyerekezo bitandukanye kandi bakagira amoko atandukanye nubwo bakomoka ku muntu umwe. Rero ntibitangaje kuba Aburahamu afite umuryango yakomokagamo, ariko we yaragiye aba ubwoko bundi. Ntibinatangaje ko Isaka na Ishimayeli bakomoka kuri Aburahamu, ariko buri muntu ni ubwoko bundi. Rero ntibitangaje ko Yakobo na Sawuli Esawu bakomoka ku muntu umwe, ariko ni amoko atandukanye. Nta kindi kibatandukanya rero, amaraso namwe, ariko ideas, icyerekezo ntabwo ari kimwe. Aba bantu bahita bahabana nkuko hari inzu y'abahabanyi hano mu Rwanda bahita bahabana bakaba abantu batandukanye. Rero biterwa n'icyo umuntu yahaye uburemere mu buzima bwe. Mu by'ukuri niba mu buzima bw'umuntu ibintu akora, tuvuge nk'hano mu Rwanda hari Abahutu n'Abatutsi, niba imikorere ye n'icyerekezo cye n'abatwa yego biki byose ari ibya Gihutu ari ibya Gitutsi uko byari bimeze mu gihe bikiriho, uwo muntu no mu buzima busanzwe azajya aha uburemere icyo kintu, bitume rero afatira aho ngaho ko ari abarizwa muri ubwo bwoko. Niyo agiye gushaka agomba kureba muri ubwo bwoko kugira ngo nyine atazazana umuntu, atazabana n'umuntu badahuje. Ariko iyo abantu noneho bafite, reka tuvuge niba abantu ari abadiventiste, aba bantu bakaba bahuriye ku bibazo bimwe bireba abadiventiste bari mu isi, bakaba bahuriye ku mahirwe amwe areba abadiventiste bari mu isi. Aba bantu ibyo bakora, ibyo batekereza, iyi mishinga yose bayipanga mu buryo bwo gutegereza Kristo nk'uko abadiventiste bari. Bityo abo bantu ikibahuje kiba gikomeye cyane, kandi icyo kintu gishobora kuba ubwoko bwabo. Wenda nibyo bigenda bigorana mu bantu benshi, cyane cyane ugasanga hari imiryango y'abantu, abo bantu aho bakomoka yo iracyafite ahandi barizwa harenze icyerekezo aba bantu bafite. Niba abantu ari abadiventiste bategereje Kristo, bari mu rugendo rugana i Kanani,
aba bantu birumvikana ko ibibazo bagiye guhura nabyo byose mu buzima birasa. Tuvuge niba bazavuga ko abadiventiste bafite imyumvire, nawe azisanga koko ari muri iyo myumvire, ndetse na mwene se bavukana ku mubiri azamubera ikibazo. Niba muri iyo minsi hari ibintu byabereye mu nkiko, umushinjacyaha ashinja abantu bamwe, avuga ati nyakubahwa mucamanza, aba bantu barayobya Abanyarwanda, ati bahora babwira abantu ati muve mu mijyi mujye mu byaro ngo bajye gutura mu mashyamba hirya kure y'abantu. Niba hari abantu bafite umucyo wo kuva mu mijyi bajye mu byaro, aba bantu umuvandimwe we ku mubiri azamubangamira muri iyo ngingo, bityo rero azaba afite n'ibintu byinshi amuhisha, bazaba bafite ibintu byinshi batavugaho rumwe. Abo bantu ntabwo baba bagihuje ubwoko. Rero ni ikintu cyo kwitondera cyane, nubwo tubifata ko ubwoko ari mu maraso, ariko iyo urebye ahanini ubwoko ni mu bitekerezo by'abantu n'icyerekezo cyabo. Ngiye kuguha urugero rwumvikana hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda habayeho abahutu n'abatutsi, ubu ngubu ntibagihari, ariko babayeho. Ushobora kwibaza icyatumye, ngira ngo ibarura rya nyuma ryabaruraga abatutsi, ngira ngo ni ku ngoma Repubulika ya kabiri, basanze ngo abatutsi bari 14 nibyo ku ijana. Sinzi niba ari icyo ubiziho. Iyo bavuze ngo bari 14 ku ijana, aba ni abantu bari bamaze imyaka 1000 ngo bategeka u Rwanda. Ushobora kwibaza, umuntu ufite ububasha, icyo ni kimwe, afite ubushobozi, ibyo ni 2, aratunze, ibyo ni 3, bishoboka bite ko yaba atubye cyane mu gihugu abamukomokaho bakaba 14 ku ijana? Icyo ngicyo abantu bazakibonera igisubizo bazakimbwire, ariko icyo nshaka kubereka nuko aba batutsi ubwabo icyo gihe muzi ko habaye intambara nyinshi, ukumva ngo u Rwanda rwateye igisaka, bene Kimenyi bari abatutsi. Ariko kubera iki abatutsi b'i Rwanda bateraga b'igisaka? Ni ukubera iki? Kuki bateraga bo mu Bugesera? Ni ukubera iki? Kuki bateragaho banashingiye kwa Mashira mu Nduga? Nuko nubwo bari bahuje amaraso, ntabwo bari bahuje ideas, ibyerekezo si bimwe. Bishatse kuvuga iki? Iyo icyerekezo kitari kimwe, aba bantu ntabwo muba mugihuje ubwoko, ntabwo batabara, ahubwo urabatera. Niko byari bimeze hano mu Rwanda. Abantu babitekerezeho cyane, ari nayo byatumye abatutsi nyine n'ubundi batuba kugeza icyo gihe cyose. Ariko si uko hari ikindi kibazo cyari gihari, nuko bamaze igihe kinini no mu ntambara nk'izo, n'izindi mpamvu zirahari, ariko iyo ni imwe muri impamvu mu mpamvu nk'izo. Rero ibi bintu abantu be kubifata nk'aho ari impamvu yo ku maraso. Ni byiza cyane no kubitekereza ko n'abantu bigamba kuba bafite umukurambere umwe birashoboka, ariko Umunyarwanda we ubwe yaricaye aratekereza, abirebye neza aravuga ati uburere buruta ubuvuke. Bivuze ngo umuntu aho yarerewe, imico yakuriyemo isumba cyane ubuvuke bwe cyangwa n'amaraso, indi nkomoko afite yo ku maraso ahuriyeho n'abandi bantu. Bityo rero abantu barezwe kimwe baba ubwoko bumwe kurusha uko abantu bavutse hamwe kuba ari ubwoko bumwe. Yego. Abakoroni rero baraje bati hariho Abanyarwanda babashyira mu bice bitatu, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Nibo babikoze. Ikintu sinjya nkemera. Ntabwo ari byo. Nose umukoroni niwe wazanye ijambo umututsi cyangwa umuhutu cyangwa umutwa?
mbere y'uko umukoranaza byari bimeze bite? byari bimeze uko, hari abahutu, hari abatwa, hari abatutsi, nta kindi. Bari baraje bate? Nuko nyine ari amoko. Ariko sinshaka kujya cyane mu bintu by'amateka y'Abanyarwanda. Nashaka ko tuvuga wenda nko ku bintu bifite aho bihuriye n'ubukristo no kwizera kw'iki gihe nk'abantu bategereje Kristo. Kuko ibyo bintu ni ibya kera cyane, bijya no mu mateka cyane. Ubwo tuba tugiye kubona ibihugu byagiye bigarurirwa n'abanyiginya b'igasabo, kuko bo bari abatutsi, ni n'abatutsi baje nyuma y'abandi, kuko na mbere haje abatutsi benshi muri iki gihugu bakatura mbere y'uko abanyiginya baza. Bityo abanyiginya baje bagenda batera ibihugu babyigarurira. Ibyo bihugu rero byatewe, byabagamo abantu badakomoka, badahuje inkomoko yo ku maraso ya hano hafi, kuko twese tuzi ko dukomoka kuri Adamu, ariko bo kuko bari baturutse hakurya mu nkore mu bwami bw'ubunyoro n'ubundi, bo rero bagira inkomoko yabo, umuryango wabo, bagiye bafata ibihugu byinshi byo muri iki gihugu, niko nabyita. Abo bantu batari bahuje ubwoko. Umushinga wo kugira u Rwanda wari ukomeye cyane, urimo n'uburiganya bwinshi cyane n'ubutiriganya bwinshi, kuko mu by'ukuri nubwo twese turi Abanyarwanda ariko ntituri Abanyiginya, kandi ntidukomoka kuri Kanyarwanda twese, ariko tuvuga ururimi rumwe. Ibi ntabwo byapfuye kuba, ni ibintu byari birimo n'agahato kenshi. Abantu bajye banibaza bati se nk'igisaka ko cyatsinzwe ejo bundi, ndetse no mu 1900 hari hakirimo abanyagisaka benshi bashakaga kwigenga, ko bakomeza kwigenga batandukane n'u Rwanda, ndetse bashaka kubifashwamo na Kiliziya Gatolika yari iriyo. Ko iyo ugiye mu Gisaka kudashobora kubona ikigabiro cy'umwami, ni ukubera iki? Iyo urebye ibi bihugu byinshi byagiye bifatwa ku cy'ururimi ari rumwe, Abanyiginya bari bafite style yabo bakozemo ibi bintu kugira ngo bumvikanishe abantu ko bagomba kuvuga urwo rurimi rumwe. Mbese u Rwanda rwacu rwanyuze mu mateka menshi cyane. Bityo rero, ariko icyo twavugaga ni iki cy'amoko, abahutu, abatwa, abatutsi bari bahari. Ariko iyo urebye cyane ibi bintu ni ideas, ibitekerezo byabo. Niba abantu barya ibintu bimwe, bakunda ibintu bimwe, babyina kimwe, bishima kimwe, abo bantu baba ubwoko bumwe. Niyo mpamvu nakubwiraga ntibitangaje ko muri iyi minsi yacu hari abantu benshi bazagenda bagirana ibibazo n'imiryango yabo, cyane ko ku bantu bashobora kuba batekereza bati twebwe dukomoka kuri uyu n'uyu, turaba n'aba ku mubiri, ariko ukaba usanga umuntu w'umukristo hari ibintu adashobora kurya kandi bene wabo bose barya. Nukuri ukaba ushobora kuva ahangaha ukavuga uti sinajya kwa kanaka kurarayo, kubera ko hari ibintu wowe uzi by'ingenzi mu buzima bitewe n'icyerekezo ufite ugomba kugenderaho, bo batagenderaho, barya uku, banywa uku, utanywa, kandi uvuga ko abo bantu mukomoka ku muntu umwe. Ntabwo mva mugikomotse ku muntu umwe, yego mba mumukomokaho, ariko ubwoko buhita buhabana ako kanya, kubera ko icyerekezo cyaho mugana ntabwo ari kimwe. Urasa n'uvuga ko ushobora kuvukana n'umuntu mukaba mutari bamwe, kandi sinemeranya nawe. Impamvu ntemeranya nawe nuko ntekereza ko wowe Rwamapera bikoroheye gushyingira umunyarwanda kurusha uko washyingira umunyamerika ngo nuko mwizera kimwe. Ikibigena ni kimwe. Ni ibintu uyu munyarwanda yanyuzemo bahuriyeho. Mu by'ukuri iyo abantu baremereje
history yabo, uretse ko nyine n'ubundi iremera amateka banyuzemo. Abo bantu iyo icyo kintu ari cyo bashingiyeho, n'ubundi baba ubwoko bumwe. Ariko hari n'abantu bashobora kuremereza, wenda nta mateka bamaze kubaka ahari, ariko bakaremereza noneho icyerekezo cyabo. Abo bantu nubwo baba bakomoka mu miryango itandukanye, baba ubwoko bumwe. Nicyo natangiye nkubwira. Rero n'uwo munyamerika n'umunyarwanda bashobora kutabana kubera ko muri bo baremereje amateka. Umunyamerika ibyo yanyuzemo, aho yabaye, ibyo yabonye n'ibyo yamenye ntabwo ari bimwe n'umunyarwanda. Ariko iyo bahuriye ku cyerekezo kimwe, bakavuga bati twebwe turabadiventiste b'umunsi wa karindwi, dutegereje Kristo, ari ikintu batibeshyaho, uretse ko abantu n'ubundi kugaruka kwa Kristo bagushidikanyaho, bakavuga bati ariko ibi bintu n'abandi bose barabivuze. Umubyeyi akavuga ati mu bushishozi bwanjye ntabwo namushyingira umwana ngo kuko duhuriye ku kuba turabadiventiste dutegereje Kristo, kuko n'abandi barabivuze, ingoma ziha izindi, Kristo ataje. Akavuga ati rero icy'ingenzi ni uko nshingira ku mateka yacu. Rero agakomeza kubarwa kuri buriya bwoko bwo ku maraso, uretse ko atari n'ubwo ku maraso, kuko iyo unagenzuye neza aba bantu bafite abandi bantu bene wabo badahuje ndetse banababangamiye, kandi ari abavandimwe bo ku maraso mu bintu bimwe na bimwe. Nzi ko abanyarwanda benshi harimo abatararyaga ingurube, ariko hakaba n'abanyarwanda baziryaga. Hanyuma umunyarwanda ukomoka muri abanyarwanda baryaga ingurube wahindutse umudiventiste, harya ubwo ntibizamworohera kubana n'umudiventiste mugenzi we utarya ingurube, utanywa inzoga, utanywa itabi, kurusha uko yabana n'umuvandimwe we bahuje amaraso, uko babyita, urya ibyo bintu byose. Harya ubwo bitewe n'ikibahangayikishije mu buzima bwabo cy'ikibazo cy'icyaha, kwihana ko Kristo yenda kugaruka, aba banyarwanda nubwo urumva ko bazaba bafite icyerekezo kimwe, ibyo bakora ni bimwe, aba bantu baba babaye ubwoko bumwe kurusha uko babanye n'abariya bandi, nubwo abo bandi ari bo bahuje ubuvandimwe bwo ku maraso. Ngiye kuguha abantu urugero rufatika. Muri iki gihugu hari abantu bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye. Nanjye mfite abavandimwe bahungiye mu bihugu bindi. Uretse ko mba mbizi ko aba ari abavandimwe ku mubiri, ariko iyo duhuye ntiturya bimwe, ntitwumva ibintu kimwe, ntituvuga kimwe, kubera ko turi abantu baturutse ahantu hatandukanye, kandi ari agahe k'imyaka mikeya cyane. Ariko iyo urebye itandukaniro kazanye hagati y'imiryango yaturutse ahantu hatandukanye, usanga rero ni ibintu biterwa n'icyo abantu baremereje mu buzima bwabo. Ariko njye n'ubu nzi ko hari n'abantu bashobora kuba bicuza, uko ntabwo navuga ko bicuza, ariko babangamiwe n'uko bashatse, kubera ko bashobora kuba barakurikije kuvuga ati njye ndashatse uyu kubera ko ari we duhuje, tubivuge iki n'iki, ariko bikageraho akabona ko ahari yakabaye ashaka noneho n'umuntu bahuje n'ikindi cyerekezo, cyane cyane cy'ubukristo. Ibi ngibi rero nuko abantu nyine bafite, buri muntu afite icyo aremereza mu buzima bwe, kandi icyo aremereza kiba cyubashywe kuko nicyo umutimanama yo uba umubwira. Ariko n'undi wahisemo kuriya kuremereza icyerekezo cye cyo kugaruka kwa Kristo ahari, nubwo yamutegereza imyaka 100 ataje,
ariko icyo kintu yakomeje kukiremereza umuntu abonye muri ubwo buryo bashobora kubana neza kandi bakaba ubwoko bumwe, kuko ibibahangayikishije ni bimwe, aho bajya ni hamwe, rero ubwoko nuko buba bumeze. Rwamapera, hari ubushakashatsi abadukurikiye banyihanganire nabubuze, ariko nari mbufite bw'icyahoze ari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo ndi buvuga imibare kubera ko nshobora kuvuga imibare itariyo, ariko bwagaragaje ko ubwo bushakashatsi bwari bwarakozwe n'iyahoze ari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, bwagaragazaga ko hari Abanyarwanda bakibona mu ndorerwamo y'amoko. Kuvuga ngo hari umubare w'Abanyarwanda rwose babajijwe bavugisha ukuri, baravuga bati rwose twebwe turakibona nk'abo mu bwoko bunu. None bigaragare ko icyo wavuga ngo cy'amoko yavuyeho mu Rwanda gishobora kuba kitarashira neza, kuko nubwo umubare munini ugaragaza ko utibona mu bwoko runaka, ariko hari abandi bakeya bo bavuga ko bibona mu bwoko runaka, akavuga ati ngewe rwose nibona nk'umuhutu, nk'umututsi cyangwa nk'umutwa. Bitwaye iki? hari ahantu twigeze kujya mu nkuru, nuko turi gukora inkuru y'abantu bari vulnerable, basigajwe inyuma n'amateka. Turaganira baraje baratubwira batari kureba ibintu bamutubwira bati twebwe rwose ati iyo mutwise abatwa bitugwa neza. nibwo tuba twumva nibyo. Hari n'umudepite wigeze kubitubwiraho, harabaza ati harya ubwo iyo muvuze ngo abashigajwe inyuma n'amateka, harya mwebwe amateka ntiyabakozeho? Ni ibintu byinshi, ariko jyewe ndetse kujya mu mvugo za politike, mvuze mu busesenguzi bwanjye, nta kibazo biba bitwaye ko umuntu avuga ko ari ubu bwoko bitewe n'aho akomoka, ahubwo ikibazo kiri mu kuba kumva ko agaciro ka bagenzi be. Mu by'ukuri buri muntu afite umuryango akomokamo, mfite data nawe ufite so, ariko icyiza ni uko sinakwima isoko cyangwa sinakwanga kukugurira ngo kubera ko iso na data atari abavandimwe, ntabwo nabikora. Icyo nicyo cy'ingenzi. Rero kuba ufite umuntu afite ubwoko, afite aho akomoka, koko uko ni ukuri, buri abantu bose bafite aho bakomoka. Abahazi rero niho babarizwa nyine n'ubwoko bwabo. Hanyuma mbere yuko umuntu aba umwizera, mbere yuko umuntu aba umukristo, aba ubwoko bwatoranyijwe, ishyanga ryera, mbere yuko agera muri iryo shyanga ngo agiye muri ubwo bwoko, ni umunyarwanda uturuka mu muryango wo kwa runaka. Reka tuze mu bukwe rero bwa kidiventiste. Mu bukwe bwa kidiventiste, kuko akenshi nibwo nkunze gutaha, mu gitondo ibintu bisigaye bibera umunsi umwe, barasaba bakanakwa, tukajya mu rusengero bikarangira. Mu gitondo iyo bari gusaba wumva ari ibintu bya kinyarwanda, ukumva bari kuvuga bati n'ubundi dusanzwe dushyingirana. Kuvuga ngo dusanzwe dushyingirana ni ukuvuga ko mu muco baba bashatse kuvuga ko hari n'ubwo batashyingirana bishingiye ku mpamvu runaka nk'Abanyarwanda. None iyo bavuze bati n'ubundi dusanzwe dushyingirana, nta miziri iwanyu, nta cyatuma tutabashyingira, baba babivuga nk'Abanyarwanda. None Rwamapera, mbere yuko umuntu aba umukristo, ko ari umunyarwanda, kandi Abanyarwanda ko hari imiryango itarashyingiranaga, sinzi n'ubu ngubu niba bigihari, ugasanga ba runaka, umusozi wo kwa runaka ntushingira ku musozi w'ahandi, ariko wa musozi, iyo misozi yombi yabaye yombi yose yenda ntiyabaye abadiventiste, ahubwo umusozi wacu wabaye abadiventiste, namwe ku musozi wanyu muba abadiventiste.
ariko ubundi imisozi yacu mu busanzwe ntiyashyingiranaga nk'abanyarwanda, ariko kubera ko twabaye abadiventiste tugiye gushyingirana. Ariko mbere yuko tuba abadiventiste turi abanyarwanda, harya cya kintu cyatumaga tudashyingirana cyavuyeho ngo nuko twabaye abadiventiste? Wenda ibyo abantu benshi niko babivuga, ariko jye siko mbibona, kuko ukuvuga ngo reka nifate urugero ngo jyewe mbere yuko mba umudiventiste nari umunyarwanda. Buriya ikintu umuntu yitekerereje muri we agahitamo kuba icyo ngicyo, icyo nicyo ari cyo kurusha ibindi byose. Abantu banyumve neza, mvutse nkasanga mu rugo bavuga ururimi urunuru, batekereza ukunuku, bagenda ukunuku, nyine aho niho navukiye. Jyewe nkakura ngendeye ku byo mbonye, ku byo menye, nkavuga nti jyewe kubera impamvu iyi n'iyi sinzakora iki n'iki, nzakora iki n'iki. Icyo kintu mpisemo nicyo gikomeye kuruta ibindi byose mubona. Impamvu nuko ikintu umuntu ahisemo aba n'ubundi yarabanje kunyura muri biriya, akabisesengura, akabibona, akabona umumaro wabyo n'ikitari umumaro. Bityo rero ikintu ahisemo n'ubundi aba ari product ya biriya bya mbere, ariko noneho ni product ihiswemo, yemewe, atari y'agahato. Umuntu niba nta kuvuga ngo umuntu ngo yari umunyarwanda ngo ubu ni umudiventiste, ngo none ubudiventiste buri munsi y'ubunyarwanda, ntabwo bibaho. Ahubwo ubunyarwanda ubwo ari bwo bwose bubangamira ubudiventiste nibwo bupfuye. Kubera iki? Kubera ko iki kintu nicyo umuntu yahisemo nk'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo we asesenguye ubwo bunyarwanda bwose, icyo yavanyemo ni iki, kandi niko gukura k'umuco n'ubundi. Bityo rero kubera ko ubu ni ubutumwa bwa adventiste bugenewe abatuye isi yose, ndetse n'ibintu by'abanyarwanda nabyo byatangiye nawe bigenewe abantu bose, abantu bahitamo ikintu kimwe. Kuko n'ubunyarwanda ubu ngubu tuvuga bwose ni ibitekerezo. Nta ubunyarwanda ntabwo ari amaraso. Bibaye ari amaraso, abantu twagenda dusubira kuri gakondo n'ubundi tukisanga ku muntu umwe ari we Adamu. Ibi bintu byo kuvuga ngo ni amaraso, ibyo bintu birapfuye. Abaye ari n'amaraso n'abantu ubwabo ntibagirana ibibazo. Ubu umuntu utekereza nk'abanyarwanda yaba umunyarwanda ari umunyamerika? Niba atekereza nk'abakavuga ko atekereza nk'abanyarwanda, ubwo ababayeho. Reka none se reka nguhe urugero. Hano tujya tubivuga kenshi, nta bantu bahabwa ubwenegihugu atari abanyarwanda. Baba bahawe iki? Agahita aba umunyarwanda. Wayi? Kubera ko jyewe umunyarwanda. Njye ariko simbusaba ubwo bunyarwanda. Buretse naravutse automatically. Automatically. Iyo uvuze automatically ni iki? Ko ni automatic ifite uyigena. Ubu itegeko rya hano, umunyarwanda ukomoka ku munyarwanda wavuye muri uru Rwanda mu 1900, harya yagaruka nubwo yaba yaragiye ari uwo nguwo akagaruka hano, nta bwenegihugu yabona, ntabwo yabubarirwa. Ariko bamupimye muri DNA, iye ni yawe ni zimwe. Muve mu bintu ngereka mbwira abantu bose, ikintu cya mbere ni ideas, ideology, imyumvire urusange ku bintu ibi bigenga ubuzima. Iyo ari imwe, abo bantu bari ubwoko bumwe, full stop.
ubwoko ariko ntabwo ari umuco, kandi ibintu uri kuvuga ni umuco, imimerere, imitekerereze, imigirire, imirire, iminywere, ibiki, ibyo ngibyo nibyo bigena umuco, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo bigena ubwoko. None se abantu baba ubwoko bumwe badafite umuco umwe? Ubu se Abanyarwanda n'Abahima ntabwo tubishidika, Abatutsi n'Abahima, ubwo Abatutsi ba kera bariho, n'Abahima bo baracyahari. Abo bantu bakomoka ku muntu umwe, ndetse n'Abahima bafite amoko, harimo n'Abacyaba, harimo n'Abashambo. Abashambo b'Abanyarwanda barahari, n'Abashambo b'Abahima barahari, ariko bariya bantu ni ubwoko bumwe. Ubuse njye sinzi uko nabwira abantu bose ni abatunzi b'inka, icyo ntabwo kibagira ubwoko bumwe. Usanga rwose ari abantu batumvikana ku ngingo nyinshi kandi batemera ko ari n'abavandimwe. Ubwo nyine ndavuga mu gihe cya kera uko Abatutsi bakibarwa nk'ubwoko buriho. Nkatwe umuryango wacu ni mugari, ni mugari cyane, ariko ntabwo dutekereza kimwe. Gusa ntabwo turi ubwoko bumwe bukomoka kuri umuryango we. Icyo mvuze gutekereza, n'ubundi umuntu ntatekereza nk'undi, ariko hari ibintu nyine abantu bagenderaho, ukavuriya ugakora iki n'iki, n'ururimi rumwe rega nacyo ni ingenzi. Ubu reka nguhe urugero, iyo tuvuze ururimi rumwe, uretse ko no kuba abantu bavuga Ikinyarwanda kimwe, icyo ngicyo ntabwo kibagira ubwoko bumwe. Niyo mpamvu ibintu by'Abanyarwanda byo biragoye, ariko reka mvuga iby'Abanyarwanda kuko n'ubundi nibo bakristo bo mu Rwanda, mvugana nabo ko ndavuga ururimi rwabo. Hano habayeho indirimbo z'Abanyarwanda ziri mu rurimi rw'Abanyarwanda, ariko umunyarwanda umwe akumva ijambo ry'Ikinyarwanda, ariko akabyumva ukundi, n'undi akabyumva ukundi. Urugero, ibyo bintu byabayeho hano mu Rwanda. Urugero, hano abantu baririmba indirimbo y'ikizungerezi, iby'isi ni ikizungerezi, ni ikizungerezi, ariko iyo yumvise neza n'indirimbo zindi nyinshi, wumva amashyo, Rugambarara, Mashongore wa Nyirimigabo, so ushobora kwibaza Rugambarara ko yari umuntu wariho kandi atunze, na Nyirimigabo, Nturo ya Nyirimigabo wari umutware wiyongiye mu Kabagari. Reka tubyihorere, abantu bambabarire, ariko harimo ibintu byinshi bigaragaza rwose ko abantu batsimbaraye, ko ntaho bahuriye, kandi aba bantu bombi ari n'abatunzi. None se rero njye maze kubona ibi bintu byinshi, abantu iyo bahuje ibitekerezo n'icyerekezo bakavuga bati ikibazo dufite ni iki, twugarijwe n'ikibazo kimwe, reka nkubwire abo bantu, keretse icyo kibazo niba batakibona, ariko abantu bakibona kimwe aba ari ubwoko bumwe. Rero buravuze ngo mu Rwanda harimo ubwoko bw'abadiventiste, harimo ubwoko bw'abadeperi, ntabwo navuga ngo ni ubwoko ngo ni iki, ariko iyo abantu nyine tugende tuvuge, niba umuntu arambagiza, ashaka umugeni, ashaka umugabo, niba koko hari ikintu kimuhangayikishije, agomba gushaka undi nawe bahangayitse kimwe, kandi bashaka igisubizo cy'icyo kintu kimwe. Hano mu Rwanda hari n'ubundi bwoko bugiye buvuka, abantu bazi, abantu abarokotse babazi, bafite amafamiye. Iyo ugenzuye uburyo biyumvanamo muri ariya bita amafamiye yabo,
uburyo abona umuntu, kuko nta wundi muvandimwe afite wo ku mubiri, ariko uburyo abona umuntu, niba bafite famiye, niyo tuvuge yitwa iyi niyi, reka no kuvuga ayo mazina kuko arahari. Iyo famiye usanga n'izina rifite icyerekezo kimwe rivugaho. Abo bantu iyo bari kumwe biyumvanamo kuko bumva bafite icyerekezo kimwe kandi n'ibibazo babihuje. Ntabwo rero ngereka nkubwire, tuvuge niba uri umudiventiste w'umunsi wa 7 uri ku musozi uregwa imyumvire, urayiregwa na bene so uvuga ko munahuje n'ubwo bwoko, tuvuge niba unabufite, niba bugihari. Hanyuma hari undi mudiventiste uri ku wundi musozi nawe araregwa iyo myumvire, wenda no muri iyo ubwoko ntimubuhuje, muragenda mwihishahisha kimwe, mugira ibintu kimwe. Abo bantu baba bafite icyerekezo kimwe kandi biranashoboka cyane ko banabana. Abantu niba jyewe mbyuka mu gitondo, niba ufasha amigisho ukayiga, abantu mwumva kimwe amigisho, mwize, musengera ahantu hamwe, muhurira ahantu hamwe, mufite ibintu byinshi muhuriyeho, abo bantu buriya aba ari ubwoko bumwe kurenza uko ubundi bwoko bwo ku mubiri kandi badahuje icyerekezo. Ibi bintu niko bimeze, ariko biterwa n'icyo abantu baremereje. Rero uwaremereje amateka akavuga ati jyewe abantu duhuje amateka, aha n'aha twakomotse kuri uyu n'uyu, nibo bavandimwe banjye, koko ubwo nibwo bwoko bwe. Ariko n'umuntu uremereje icyerekezo akavuga ati jyewe aha niho nerekeza, umuntu duhuje amaraso ku ngingo iyi n'iyi nta kintu azamfasha kugira ngo ngere kuri iki n'iki, abo bantu n'ubundi nibo nawe nibwo bwoko aba yarahisemo kandi nabwo buba bukwiriye kubahwa. Ku bwawe ubwo ubwoko n'icyerekezo cyangwa imyumvire n'imimerere n'imitekerereze y'uko abantu bifata bagira icyerekezo kimwe cyane rwose bagahinduka ubwoko. Njye nagwaye n'ingero hano Abanyarwanda, tuvuge niba ari n'Abanyarwanda b'Abatutsi ba kera babayeho, bafite bene wabo bateye bakabatsinda no mu ntambara nyinshi, kandi ari abavandimwe, abahondogo bo mu Bugesera. Ese iyo mwumvise ngo intambara ngo ku Rucunshu, buse barabaki? N'abantu bamwe, ndetse ni n'abantu, uyu ni nyirarume, uyu ni iki, hari bavukana, nose bapfuye iki? Iyo abantu bavuga ngo ibintu by'amoko, nta nubwo baba bazi n'uru Rwanda. Ubwoko bw'Abanyarwanda ni ideology. Iyo umuntu mudahuje ideology akuvanaho, akunyura hejuru, ahubwo uwo bahuje ideology bagakomezanya, niwe bwoko bwe. Rero ibi bintu yo vuga ngo twebwe ngo ku mubiri ubiremereje, yes nibyo, kuko nako n'ukuri kw'abantu, history, amateka y'abantu n'ukuri kwabo. Ariko undi muntu wahise urundi ruhande, ntabwo nibwira ko uba ufite uburenganzira bwo kujora icyo yahisemo, kuko nawe ubwawe n'ubundi ubwoko bw'Abanyarwanda no kuva kera ni ibitekerezo kurenza uko ubwo ari ku maraso. Kuko ubuse hano hari abantu tuvuge nko muri abo Banyiginya bakomoka kwa Gihanga, havuyemo abandi bantu baba Abasindi, havamo abandi bantu baba Baganzu. Ubwo nyine ndavuga ku bami b'i Rwanda, ariko hose ni Abanyiginya. Abaganzu nabo barategeka, havamo Abahindiro. Ariko mu by'ukuri Gahindiro, tuvuge Rwabugiri, afatwa nk'umuhindiro, ariko mu by'ukuri Abahindiro ni Abaganzu, ariko mu by'ukuri Abaganzu ni Abasindi, Abasindi ni Abanyiginya.
ariko iyo urebye n'iki cyatumaga habaho iyo mpinduka mu ngoma z'i Rwanda, nuko hari igihe cyageraga bagashinga ikindi cyerekezo, bityo kugira ngo batandukanye aba bami na bariya ko nta naho bahuriye, bagahanga ubundi muryango babarizwamo, bukaba ubwoko uko nguko. Sinzi uko nabivuga, ibintu by'Abanyarwanda ni birebire cyane, ariko Abanyarwanda dufite ibintu byinshi duhuriyeho tutahaye n'agaciro, cyane cyane ku maraso, bikavaho ubu ibitekerezo by'Abanyarwanda iyo bafite icyerekezo kimwe bahita bashinga umuryango. Umuntu wese uri muri uwo muryango utekereza uko nguko, ni ubwoko bumwe kandi bagenderaho, bubaha, badahemukirana. Ariko umuntu wese we ubwira ko muhuje amaraso, utari muri uwo muryango ufite icyerekezo kimwe, ntabwo uwo muntu muba mugihuje. Hano mu Rwanda niko byahoze. Niba rero uvuga ko abantu bafite icyerekezo kimwe, bafite ibitekerezo bimwe, bafite imico imwe, ari ubwoko bumwe, amadini ashobora kuzazana icyitwa kuremwamo abantu ibice. Ntabwo abantu kuba bafite ibice nta kibazo kirimo, buretse abantu be no kuyoba. N'ubundi abantu bose ntabwo ari bamwe. Buriya igitangaje muri iyi si, abantu bose bagomba kuba bafite ibintu bimwe na bimwe bibahuza kandi bibatandukanya n'abandi. Nk'ubu Abanyarwanda twese duhuriye kuri iki gihugu n'ururimi rumwe, icyo ni ikintu kiduhuza. Ariko Abanyarwanda muri bo hagomba kuba harimo ibice. Kuvuga ngo kwirema ibice bigomba kuba bihari, ni natural, kuko twese ntitwariye bimwe, ntitwanyuze hamwe, ntidufite experience imwe, ntidufite ababyeyi bamwe. Ibi ngibi byose bigenda birema ibice, bikaba ibice kandi byemewe by'abantu. Nta kibazo kiba kirimo, ahubwo ikibazo cyahaba ni uko igice kimwe cyo kibwira ko ikindi kidafite uburenganzira bwo kubaho cyangwa uburenganzira kuri ibi n'ibi. Ariko buri bantu baba bafite ibyerekezo. Niyo mpamvu habaho uburaho, ugasanga hari ahantu udashobora kujya kuko nturi muri koperative y'abacuruzi. nabo erega nibo bisobanukiwe. Hari ahantu udashobora kujya kubera ko ari ikimina cy'aba ADPR. Yes. Ariko ntibivuze ko nawe udafite ibyawe ukora. Komeza ukora ibyawe, naba n'abacuruzi. Ntushobora kwinjira hano hantu dukorera kubera ko utari umunyamakuru. Ntabwo uri umunyamakuru. Muri newsroom yacu urabizi ko umuntu ntabwo apfa kwinjira, kuko twe dufite n'ibintu twivugira by'abanyamakuru. Wowe wabyumva ugakangara amatwi ukavuga twarapfuye, twarashize. Ariko abanyamakuru bafite imyumvire. Tuba turi mu ruganda rw'amakuru. Yes. Kandi mu ruganda barimo ibintu byose. Ntabwo ari uko dutandukanye n'abandi Banyarwanda, ariko kuri iyo ngingo tandukanye nabo kandi si icyaha. Rero no kuba hari abadiventiste, hari abagatulika, hari abanaba, hari ibiki, nta kibazo kirimo. Ahubwo ikibazo cyaba kukuba bamwe wenda badashaka ko abandi bagera ku cyo bashaka kugeraho, bakababangamira mu mibereho yabo. Naho ubundi ibyo nta kibazo birimo rwose. Abakire barasangira, abakene nabo barasangira, kandi nta kibazo kirimo. Tuze noneho mu itorero rero ku mibanire y'abantu bo mu itorero, ariko cyane cyane tuvuge ku bintu by'imiryango. Ubwo bushakashatsi reka tuba ari bwo tukomeza kugenderaho, bw'abantu bakibona mu moko. Umuntu agasanga aravuga ati twebwe umuryango wacu ntidushyingira hariya, bigahumira ku mirari. Rero bije bigasanga abo bantu ni abantu bari mu itorero. Hagiye hanumvikana, hanagaragara n'ingero z'ubukwe rwose buba abantu bo mu muryango runaka ntibataha ubukwe kandi ari ubw'umwana wabo. Rwamapera ibyo bintu warabyumvise, wagiye ubibona, noneho bivuze iki by'umwihariko ku bantu bari mu itorero? Abantu bo mu muryango w'abadiventiste
bakaba baranze gutaha ubukwe bw'umwana wabo kandi bombi washatse mu muryango wundi w'abadiventiste, kubera ko bafite ibyo badahuriyeho. byaba ari ikibazo. Ariko hari ikintu dukwiriye kwitondamo cyane cyane mu bintu byo gushaka. Kandi impamvu rero nkubajije iki kibazo nuko mu nama Ellen White atanga mbere yuko umuntu ashaka, n'abajene badukurikiye babyumve, buriya mbere yuko ushaka ukwiye kureba niba utazatandukanya imiryango ugasanga umukazana uzanye cyangwa umukwe uzanye uremye inzigo aho kurema amaboko. Yego nibyo ubundi, kubera ko umuryango gushaka aba ari amahirwe ku muryango, ni ukunguka impande zose. Iyo bishoboka rwose, reka tuvuge ku munyarwanda wa kera, abantu banyumve neza, ntabwo mvuga umunyarwanda w'iki gihe. Reka tujye kera cyane, tuvuge umututsi n'umuhutu, tuvuge ku mudiventiste w'umututsi wo muri 50, kuko icyo gihe abatutsi bari bahari, sibyo? N'umudiventiste w'umuhutu nyine wo muri ndavuga ibintu bya kera, ntabwo mvuga iby'ubu, abantu babyihanganire. Turi kera. Abantu badukurikiye babyumve neza, turi kera kandi muri 50. Muri 50 abahutu n'abatutsi babagaho, kandi n'abadiventiste bariho, kuko na mpyisi yari we kandi. Hanyuma umututsikazi wo muri 50 agiye gushyingirwa n'umudiventiste w'umuhutu muri 50 bari bahari. Imvugo ndazivuga zingora ku rurimi, ariko kubera ko nibutse ko mvuga ibya kera ntacyo bitwaye. Noneho wowe uri umuhungu wo muri 50 cyangwa umukobwa, ugiye gushaka mu bundi bwoko icyo gihe bwari buhari. Mwese ariko muri abadiventiste, murizera, musengera hamwe cyangwa si na hamwe, ariko muri mu itorero rimwe. Hanyuma umuryango umwe ukavuga uti jyewe ntabwo nshingira muri ubwo bwoko, kirazira. Ikintu cya mbere na mbere kigomba kumvikana nuko uyu muryango wanze ubundi bwoko, nuko muri bo baremereza ubwoko bafite bw'amateka ku mubiri kurenza ubwoko bafite bwo bihitiyemo bwo kwizera. Icyo nicyo kigomba kumvikana mbere na mbere. Icya kabiri, uri umuhungu, kubera ko u Rwanda ari rugari kandi n'ubundi bwoko bushobora kukwemera buracyahari, kandi no mu badiventiste tuvuge niba uri umukobwa, iwabo w'umuhungu bakabwira umuhungu bati nyamuneka ntuzatuzanire iryo shyano, uri umukobwa ntukwiriye kwiheba, kuko mu by'ukuri abadiventiste, abahungu b'abadiventiste bo bafite iwabo bakwakira ni benshi. Uko rero rwose nta guhangayika kurimo. Uri umuhungu bakakubwira bati nta mugeni tuguhaye, iwacu nta mugeni wahavana, mu by'ukuri uri umudiventiste, abadiventiste bandi, wowe muhutu wo muri 50, wowe mututsi wo muri 50, barahari benshi pe. Ushobora gushaka undi mudiventiste, noneho munahuriye no kuri icyo ngicyo. Rwose ibi bintu ni nayo mpamvu mu nama zigirwa abantu mbere yuko bamara kwinjirwamo n'ibyo bita urukundo, mu by'ukuri abanza gusesenguriza ingingo neza niba zihura, hanyuma akabona kwiha uwo muntu bakaremamo urwo rukundo rwo kubana. Ko hari igihe urukundo rubitwikira ibyo byose bikirengagizwa. Muba mufite ibyo mwabanje gukora bitari byo.
ibiki muba mufite ibyo mwabanjemo bitari iby'ingenzi kurenza ibi. Ni ukuvuga ngo rwose ntabwo ushobora kuvuga ngo muri uru Rwanda uri umututsi wo muri 50, ariko kugira ngo tubizane no muri context no mu buryo bw'uyu munsi hari ibindi bintu bijya bituma abantu badashyingiranwa rwose umuryango bakawanga, ubukire n'ubukene. Ibyo byo nibyo, ariko rero noneho twavuga kuri icyo kibazo cy'amoko. Niba uri umuhutu cyangwa umututsi wo muri 50 nk'uko twabivugaga, ntabwo ushobora kuvuga ngo mu Rwanda ngo wabuzemo umudiventiste w'ubwoko bwawe, w'umuhutu cyangwa umututsi. Yego, muri 50 bari bahari nkaswe ubu, ariko ubu ngubu ubwoko ni Abanyarwanda. Ntabwo rero waba uri umudiventiste ukavuga ngo wabuze umunyarwanda, ntabwo byashoboka w'umudiventiste. Ariko ibi ni ibintu byo kwigwaho cyane, abantu baba bakwiriye kubanza kwitegereza. Uretse ibyo by'ubukire n'ibiki, uretse n'ibyo, abantu bagomba kuba bavuga n'ururimi rumwe. Uretse n'ikinyarwanda, ibintu bisanzwe, haba hari ibintu bishimisha abantu. Natangiye nkubwira ni umuntu ushobora kumurata ko afite ijisho ryiburungusuye nk'ikirayi bikamugwa nabi, kubera ko bitewe wowe naho uturuka. Rero undi akavuga ati amaso y'inyana, undi akavuga ati jyewe rero ukanyita inka waba untutse. Rero ni ibintu, ibyo bintu byose abantu bagomba kuba babihuriyeho, ibintu bibashimisha. Ushobora ute kugenda ugatoragura umukobwa hariya, mwagera mu rugo ukavuga ngo tuvuge, hari abantu nk'imvugo kuvuga bati nyoko, hari abantu bagifite iyo mvugo. None nanjye ndayifite. Umukobwa ndabizi neza ko adukurikiye, ndamwohereza iki kiganiro, naramubwiye ntariko amakuru ya nyoko ameze ati arandakarira cyane. Ibyo ngibyo byose ugasanga utuntu nk'utwo ntimuduhuriyeho, uwo muntu ntabwo mushobora kubana, kuko we imvugo ze ni ikinyarwanda cyo ku mihanda. Rero ari ibintu byinshi, ugasanga hari utuntu nk'utu dushobora kubatandukanya. Mugomba kuba mwaratubonye, mwaradukemuye, ubona ko hari ibintu koko muhuriyeho. Buriya no kubana n'umuntu mukaba mushobora kuvuga imisozi ya hehe na hehe ntayizi, wowe uravuga Los Angeles muri Amerika, nubwo uri umunyarwanda, wowe ugasanga ari mu Kabagari, hari Igitwe. Rero ugasanga hari ibintu mudahuriyeho. Rwose umuntu agomba mukwiriye kubana, uko ni ukuri, kuko hari ibintu uzabura ibyishimo by'ibintu byinshi. Umuntu ujya guteka inkono ebyiri mu rugo rumwe, ni ibintu biba bibangamye pe. Iyo hari utuntu nk'utu tugenda tubatandukanya. Ariko noneho reka tuvugisha ukuri nk'Abanyarwanda, hano muri iki igihugu habaho igihe cyo kwibuka. Uko ni ukuri kw'Abanyarwanda. Si Abanyarwanda se twese ntituri bo? Hari abantu iki gihe cyo kwibuka gifite uko kivuna, kandi buri munyarwanda kiramuvuna, ariko mu buryo butandukanye. Rero tutabeshyanye, hari Abanyarwanda batashobora kureba televiziyo Rwanda, kumva radio Rwanda mu gihe cyo kwibuka. Uko nukwe turavuga iby'Abanyarwanda, twe kubeshyana. Noneho hakaba n'undi we icyo gihe kigeze akaradiyo arakumva, akumva amazina ya kanaka na kanaka bahoze bamubwira iwabo cyangwa nawe abazi. Harya koko uretse kwiyenza, sinzi, hari Abanyarwanda wenda bashobora kubikora bakabana kubera ko bomba ari abadiventiste, ariko ibi bihe bibaye bigera ntibigire uwo bikomeretsa,
amagambo avugwamo ntagire kuri mwembi uri umugore n'umugabo batandukaniye kuri aya mateka ameze uku n'uku atababangamiye mwembi mufite umugisha. Ariko iyo ubona ko ibi bintu bizakubangamira kandi uzi ko uri mu gihugu ibi bintu rwose bihari, nta mpamvu rwose abadiventiste batakubangamira. muri icyo gihe barahari benshi pe, kandi bizera neza kurenza n'uwo nguwo. Mushobora kubana rero muri ubwo buryo. Ariko njye sinkuyeho ko hari abantu rwose bashobora kuba ibyo ngibi byose barabirenze, bakumva ko babirenze, nabo bashobora kubana kubera ko koko kwizera kuba kure mu bwoko bw'Imana. Noneho bakaba bumva ko icyo ngicyo muri bo niyo ntumbero yabo, nicyo kiremereye, kandi bakaba bashobora kukibamo bakakibanamo amahoro, bakabyara ahungu na kobwa. Birasa naho wavuze ko urwo rukundo rwo muri 50 rw'abahutu n'abatutsi rufite ikigombero. Ko rufite ikigombero kihe? Uti niba mushobora ibyo bintu mwembi, niba mutabyumva kimwe, ikiza nuko mwabireka. Icyo si ikigombero, kandi tuzi ko hari igihe urukundo rutagira ikigombero. Ariko ibyo bintu by'inkundo bitagira ibigombero muzivanahe? Tubivana ku marangamutima. Mu bintu by'amarangamutima no kuzamuka no kumanuka byanyu, ibyo ntabwo ari byo. Umuntu mbere yuko ubuse urukundo ruturutse he, nta bintu umuntu muhuriyeho. Umuntu waramubonye nyine ubona ibisa naho wavuga uti giye naba ngenda muri tagisi nkabona inkumi igahita imbera umugeni, ubuse buri muhungu ki? Uyu muntu mushobora guhurira ku kazi, wabona uko yitwara ukabona ni sawa, ukamurambagiza. Uko yitwara nyine ubonye ngo uko nguko nuvuga ngo ni sawa. Mu mvugo z'iki gihe ukabona uko yitwara ukabona ni sawa, ukamurambagiza nyine. N'ubundi biba bijyanye n'icyerekezo cyawe, ukarambagiza, biba bijyanye n'ingingo uremereza mu buzima bwawe. Rero niba mu buzima bwawe hari imyambarire y'umuntu wowe ariyo uremereza, ukabona ni sawa nk'uko bivuze, ushobora kumujyana. Ariko tuvuge niba hari icyo twita conflicting loyalties, no ibintu bya theology cyane, n'ibintu bibiri ukunda, igihe ugeramo kandi ubona kimwe gishobora gutuma ureka ikindi, mbese ukabamo murungabangabo kandi byombi ubikunda. Niba uri umudiventiste wo muri 50, ukaba ufite n'ubwoko bwawe bwo muri icyo gihe 50, niba turavuga ngo natanga urugero rw'umudiventiste wa kera abantu batabyumva nabi, uwo muntu umudiventiste ukaba ufite n'ubwo bwoko, ukaba uhezemo hagati, cyane cyane kubera ko imiryango yawe iyo hari icyo ishobora kutemera, washatse umudiventiste uhuje n'icyo umuryango wawe wemera. Niba koko umuryango wawe uhaye agaciro kuri iyo ngingo, ariko nanone niba utawuha agaciro ukavuga uti jyewe ibyanjye n'ibyanjye, uretse ko nta n'impamvu yo kugenda uhangana n'abantu, cyane cyane umuryango ko nyine ari umuryango, ntuzabaho nk'ikirwa, uzarwara ukenera ukurwaza. Icyo gihe rero ariko n'ubundi ubwoko uba warahisemo bashobora kukurwaza. Bityo ni ibintu byinshi biterwa n'icyo umuntu yahaye uburemere mu buzima bwe, ariko umuntu uri kuri safe side cyane cyane ni umuntu uba yarahuje ibintu bibiri, kuko bishoboka ko abadiventiste bari muri buri bwoko kandi barahari benshi, umuntu ashobora kubonamo umukwe cyangwa umugeni. Mbere yuko uvuga kuri bariya abantu noneho bamaze kurenga ibyo bintu, ndagira ngo ubanze uvuge kuri uru rugero nzi rwabayeho. Ubwo impamvu rwifashisha nuko na buriya bushakashatsi twakomeje kuvuga bwagaragaje ko umubare w'abibona mu moko, hari umubare w'abantu bakibona mu moko mu Banyarwanda. Hari umuryango umwe washyingiye ahantu,
ubwo umuryango wagiye kurambagiza ahantu wakuye umugeni ahantu, noneho umugeni bamuzana bari bazi ko ari mwene wabo, ubwo ni mu bijyanye n'ubwoko ku mubiri. Yego, bamugejeje mu rugo bamaze kubana, bagenzuye babona baribeshye. Kwa kundi baba baje harya n'ukuramukanya, nyuma baje kuramukanya babonye bene wabo, babonye iki, baravuga bati rwose pe twaribeshye. Guhera icyo gihe bakimara gutahura ko bibeshye, uwo mukazana wabo yatangiye kugira imibereho mibi, baramwanga. Ubu ngubu bamubwiye ko uwo baha agaciro ari umwana wabo, kuko ni amaraso yabo. Koko sinzi niyo raporo icyo yashingiyeho, ariko abantu kuba bafite imiryango itandukanye nta cyaha kirimo, kandi n'ubumwe n'ubwiyunge ntibugirwa no kurongora impande zombi no gushyingirana impande zombi. Buriya ntabwo ari byo bigira ubumwe n'ubwiyunge. Kera hano mu Rwanda hari umwami umwe, Mibambwe Sekarongoro, bashatse mu Nduga Bwiza bwa Mashira. Mashira yari umwami wo mu Nduga, babashakamo, habayemo gushyingirana cyane cyane muri iyo miryango y'ibwami hano mu Rwanda n'iriya mu majyepfo hitwaga mu Nduga, barashyingirana. Ariko Abanyarwanda bagenda kuri ubwo bushyingirane, bagezeyo ni abantu babaye umubiri umwe, ni ubwoko bumwe, ariko noneho baranashakanye, barabatera, barabica, babaka n'ingoma. Nacyo cyatumye ingoma y'u Rwanda yimukira i Nyanza, kandi yagombye kuba iri i Gasabo. Ibi bintu n'abantu babimenye. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Ngenda garuka ku Banyarwanda cyane cyane, ntabwe nta Banyarwanda mu myumvire yabo, ibintu twita ubwoko twizirikaho cyane. Yego wowe ushobora kuba ubwiyumvamo, ariko ideology y'Abanyarwanda, ubwoko ni ibitekerezo. Iyo umuntu bahuje igitekerezo n'icyerekezo kimwe, cyane cyane ku bijyanye n'iki gihugu, buriya Umunyarwanda ntabwo azakwicira akajisho utari umuntu ujyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Ntabwo biba ngo n'ubwoko ngo mukomoka mu muryango umwe, ahubwo ni wowe wazirika mbere. Niko byahoze. Ngiye ngo hari urugero rw'aba bantu Mashira, n'ubu ngubu ndabazi hari abantu bakomoka kuri Mashira, ariko Mashira ari umututsi, wenda ubu ngubu abatutsi ntibagihari, n'abandi bakomoka kuri abo ba Sekarongoro barahari. Ariko reka nkubwire icyo babakoze, bagiye barabazirika, barabica, babamarira ku nkota. Ariko impamvu ni iki? Nuko bashaka kwagura igihugu. Ngaho rero namwe mugeranye no mu minsi murimo, urebe ko uzagenda rwose uvuga uti genda ubu bwoko, utegereze ko mwene wanyu azakugirira imbabazi, kandi uri umuntu ubangamira icyerekezo kimwe cy'abantu. Rero ubwoko bw'abantu ni icyerekezo bafite, full stop. Ibisigaye bya hano mu miryango, kuvuga ngo nge nkomoka kuri uyu n'uyu, ngo bigize ibyo bintu byose biraciriritse, tushobora gushaka kubisigasira, ariko igihe cyose abo bantu tuvuga ko dukomoka ahantu hamwe, iyo tudahuje icyerekezo, ntabwo twaba tugihuje ubwoko. Ni ukuvuga ngo ubu tuvuge dutange urugero rw'Abahima. Abahima ba Uganda na Tanzania. Abahima ba Uganda ni abantu batunze inka, banywa amata yabo, kandi ngira ngo barya n'injuba. Injuba urayizi? Injuba ni amaraso. Barasa inka, ya maraso bakayateka. Abahima ibyo bintu bakabikora. Abahima
kugira ngo barakazanura. Sobukwe iso agashaka guhura n'umugore wawe, ibyo bintu byose barabikora. Mbese mu bintu by'ubusambanyi byinshi Bibiliya yanga urunuka nibyo biberamo. Hanyuma ngaho mbwira, uri umuhima, ubaye umudiventiste, ndi mukuru wawe, ndi murumuna wawe, nje kugusura. Iyo nje iwawe ufite umugore, ngomba gukinana nawe. Uri murumuna wanjye, nakuri mukuru wanjye. Ubaye umudiventiste, ibyo byose ntuzarya iyo njuba, ntuzanywa ayo mata agize atyo, uzagira kwirinda, uzagira ute ibintu byinshi. Harya ubwo waba ukiri umuhima? waba uri umuhima w'umudiventiste? Ahubwo ikiba kiremereye mu bugingo bwawe, ari nabwo buzima bwawe bwa buri munsi, ni kiriya. Nta n'umukobwa w'umuhima uzakwemera. Nakwemera uzamubera igisitaza. Rero tujye tuvugisha ukuri, keretse nyine abantu iyo bataremereje uku kwizera kwabo mu bugingo bwabo, icyo ikiremereye mu bugingo bwabo gihita kigaragara ako kanya. Ariko niba aba bantu babona bakavuga bati mu by'ukuri isi, ariko reka mbwire n'abantu, isi murayibona, isi iragenda yihuza impande zose itagendeye ku moko yo ku mubiri. Barashaka kurema ikintu kimwe, bagendere barubaka umunara w'ibaberi. Ubu se uzaba utari muri uyu munara ukavuga ko ubwoko bwawe ari ubwo ngubwo? Ntabwo byashoboka. Sinzi abantu, ariko amaherezo y'abantu ubwoko bwabo buzagaragara. Mu by'ukuri niba warakerensheje ko uri iki n'iki, ugashaka mu buryo bunyuranije n'icyo uri cyo ngicyo, kera bizakugora. Niba uzi ko abadiventiste babaho uku nguku, ugashaka mu bantu batari abadiventiste, kera bizakugora. Niba mu by'ukuri iwanyu icyo mushyize imbere ari ubwoko ubu n'ubu, noneho ugashaka umuntu unyuranije n'ubwo bwoko, kera bizakugora. Icyiza rero ni uko abantu bashishoza neza bakamenya koko aho babarizwa, kugira ngo ibihe nibigera byo kugeragezwa k'ubwo bwoko ntibizamugore. Nicyo numva rero nabwira abantu. Hamwe mu hantu komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko kandi minu ubumwe ikunze kuvugira ko haba ingengabitekerezo, ubwo ni ya jenoside. Ariko reka tubifate mu buryo rusange, ahantu hitwa ku mashyiga, usibye ko hari abana bo muri iyi minsi batazi amashyiga icyo ari cyo, ariko reka tuvuge mu rugo kugira ngo n'ab'iyi minsi babyumve. Ariko ku mashyiga niho abantu bakura ibintu bikomeye, abantu bakakura ko ari abatutsi, bakakura ko ari abahutu, bakakura ko ari abatwa. Aho ngaho ku mashyiga mu rugo niho hakomeye. Dusubire rero muri 50 hakiri abahutu, abatutsi n'abatwa, ariko hariho n'abadiventiste basomye Bibiliya kandi bakayumva, bakayisobanukirwa, bakumva ko ibi bintu byo kugendera ku moko ari ibintu by'abantu batazi Imana. Noneho abamaze kubyumva, wowe ukabyumva uri umusore, uri n'umukobwa, ariko iwanyu bo bakibigenderaho, bakibifite, so na nyoko bakibigenderaho, kuko bo ntibarahinduka. Niyo baba barahindutse ari abizera, ariko ntibirabavamo. Ariko wowe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, n'umukobwa mutandukanye ku bwoko, bikuvamo. None mugiye gushyingiranwa, ibyo bintu mwebwe byamaze kubavamo, ariko ababyeyi banyu ntibirabavamo. Ese murubaka urugo rwanyu cyangwa murareka kurwubaka kugira ngo musigasire urw'ababyeyi banyu? Nari nakivuzeho,
uretse kwiyenza muri 50 hari abadiventiste benshi n'abahutu benshi bahuje n'ubuhutu bwawe n'abatutsi benshi bahuje n'ubututsi bwawe. Rero muri aba badiventiste ntiwabuzemo ubwoko bwawe uretse ko ubushaka kwiyenza rwose. Mbere yuko uvuga ngo urare mu rukundo uragira ute, shaka uwo muhuje n'umudiventiste kandi muhuje n'ubwoko iwanyu bazakira, full stop, kugira ngo we kuba umuzigo iwanyu cyangwa no guhora mu ntambara uzajya urwana. Buri abatutsi ba kera kuko ngo batagihari abatutsi umuco wabo, umuntu yabyaraga umwana akajya kwa nyirakuru kwa sekuru, umwana bakamuha inka kuko nyine baba bishimiye n'amaraso y'uyu mwana. none mwebwe mwarabivanze, hari ubwo umwana uzamujyana iyo nka azayibona, ahubwo no kumujyana byonyine bizaba ari ikibazo. Rero kugira ngo wirinde izo ntambara zose, kubera ko n'abadiventiste muhuje bahari, wowe mututsi muhutu wo muri 50, nta mpamvu yo kujya muri izo ntambara. Ariko hari ikintu wavuze cyo ku mashyiga ntareka kugenda mvuzeho. Nagira ngo mbwire abantu yuko hari umugambi wa Satani wo guca intege imiryango. Umunyezaburi yaravuze ati, ibyo twabwiwe n'abasogokuruza ntituzabisha abana bacu, n'abuzukuru bacu n'abuzukuruza bacu. Ubu ni uburemere bw'umuryango. Kuki se amashyiga atabaho? Abantu koko bagomba kuba bafite amashyiga. Nuko nyine politike zo mu isi ntabwo zizi umugambi wa Satani. Ariko igihe cyose, ndetse icyo reka mbe nkihore wenda nzakivuga ikindi gihe, igihe cyose y'umuryango, family, data, mama, sogokuru, nyogokuru, abo bantu iyo byo bicitse intege mu gihugu, icyo gihugu, uwo muryango uba ufite amakuba. Mu by'ukuri ababyeyi bacu ibintu batubwira yego nibyo, kuko niba turi n'Abanyarwanda tuzi ko na jenoside yakozwe na leta. Leta yafashe abaturage ibacamo ibice, hanyuma bagura ibikoresho, bajya ku maradiyo bagaragaza ko umunyarwanda nyawe ukunda igihugu agomba gufata umuhoro akavanaho umwanzi w'igihugu. Ni leta yabikoze. Rero iyo ukuye icyerekezo cy'abantu kiri mu muryango, aho bacyahira abana ingeso mbi, ukavuga ngo umuryango ntukwiriye kugira ububasha ku bitekerezo by'abantu, ko ahubwo abantu bagomba gutakaza iriya element y'icyo bavana mu muryango, ngo ku mashyiga ni habi. Ku mashyiga ni heza kandi narakuriye, ntacyo hantwaye. Niba ndi umunyarwanda mubi simbizi, simbizi, ariko amashyiga ni heza kandi kugeza n'ubu ibintu. Niyo mpamvu abadiventiste ibintu byose leta zivuga bitabusanije n'amategeko y'Imana, kuko iyi leta ntiyigisha amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana n'ibyo Imana itubwira tubyigira mu miryango, icyo twagize imiryango yacu, ariko kwizera kwacu cyane cyane twebwe n'ababyeyi bacu nibo barabitubwiye. Icyo kintu cyose leta izakora kibusanije n'amategeko y'Imana n'ijambo ry'Imana kirapfuye imbere y'umuntu uwo ari we wese. Rero iyo rero umuntu aje akavuga ngo ku mashyiga, kandi leta ntizanyigisha amategeko y'Imana, ntizanyigisha Bibiliya, ubwo ni ukuvuga ngo ibisenya uko kwizera. Amashyiga rero ntacyo atwaye. Igiyitwaye wenda nuko umuntu yajya ku mashyiga akavuga ngo iki ni kibi, uyu kanaka umurwanye umuvane. Icyo nicyo kibazo, kandi icyo nta munyarwanda wagikoze, ahubwo leta niyo yavuyeyo ibwira Abanyarwanda imiryango yabo ko umuryango wa kanaka n'akanaka ari mubi, ko abantu bahaguruka kurwana nawo. So leta nizo zabikoze. Umuryango rero kuri iyo ngingo nta cyaha ufite, ni kuri jyewe
nta cyaha ufite, kandi koko abantu bakwiriye kujya ku mashyiga yabo bakahigira amateka yabo, akanamenya ati genda uwa kanaka na kanaka, kubera ko nicyo ashyize mu buremere muri byo, akavuga ati genda umwuzukuruza wa Aburahamu ndi umwizera. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye rwose, niba ari byo ntacyo byaba bitwaye, abantu bakomeze kubyiga, ahubwo bajye rwose bakimirana ku bintu byose, babigiraho ikibazo ibintu byose bibusanya n'icyo bize mu itorero n'icyo bize mu miryango yabo, kuko ibyo bintu nibyo biba bikomeye, nibyo biba ari ukuri kurenza uko politike z'isi ziza zivuga ibintu byinshi. Natangiye nkubwira, n'isi ifite politike nini ngari cyane yo gukerensa, yo guca intege imbaraga z'imiryango. Abana bakavuka batizera base, batabubaha, batubaha ba nyina. Abana bagakura batarya ibyo kurya ababyeyi babo babageneye, barya hanze, kugira ngo abantu bakure bari mu kirere badafite aho babarizwa. Maze noneho Satani abayobye mu bitekerezo, abashukashuke, abakoresha ibyo ashaka. Ibi bintu abantu babyirinde. Ni nabyo birimo n'izi mvugo zo gutuka amashyiga, kandi amashyiga tuzi ko baba batetseho ibyo kurya na ba nyogokuru na ba mama, bakatubwiriraho ibintu biturema agatima, biturema akanyabugabo, biturema tukaba abantu bahamye mu bihugu byacu, tutari abantu b'insabirizi, tutari abantu bakerensa, turi abantu bahama ku ijambo, bashobora guhagarara ku mahame y'ibihugu byacu. Rero ya mashyiga ntacyo antwaye, kandi ni na meza cyane, ngenda nayakuriyeho kandi yamfashije mu bintu byinshi. Rero abantu icyo kintu bakirinde, bubaka imiryango yabo ikomere. Nayo mpamvu tuvuga ku muryango, iyo umuntu agiye gushaka narebetse umuntu nimuzana cyangwa nimbana n'uyu mugabo koko azatuma ndera abana banjye neza, ese uyu muryango ngiyemo barankunze, nzareramo umwana wanjye. Nawe baza umwana w'umukobwa ukagera mu muryango bose nta numwe udashobora no kuvuga ati umwana wanjye agiye kwa mabukwe, ndizera ko mabukwe azamutoza ikintu gikwiriye. Ubu se uwo muryango waba ugiye gukora iki? Noneho ukamujyana kwa nyoko bukora kwanga, so bukora kwanga, ubu ujya hehe koko? Hehe? Umwana wawe ntazajya kwa nyoko bukwe, nyoko bukwe azahita avuga ati dare cyane cyane. Ese ibyo kandi iyo tugira imiryango tugira ngo twaguke. Kwaguka rero n'imico yacu bigomba kwaguka. Hewe umuryango iyo utagiye kuwagura, ugiye kuwutubya, ahubwo ubu ujya hehe? Ibyo bintu abantu babitekerezeho, babagabo be muve mu bintu ngo inkundo, ngo naramukunze, ni amarangamutima. Kandi aza nyuma ubanza kubaka ikintu ukabona ko ari cyo, hanyuma ukazana amarangamutima. Umunyamakuru w'inshuti yanjye yarambwiye ati twebwe mu muryango wacu iyo wifashe ukarongora ahangaha bajya bavuga bati runaka twashingiye muri abangaba, cyangwa wa mukwe wacu wo muri abangaba. Ubwo rero hano mu Rwanda nacyo navuga ngo ubwoko ni idea. Umwami Kirima Rujugira, suza abantu bamukomokaho babizi, abantu b'abasharangabo, abantu b'abahabanyi, abantu b'abahana bakomoka kuri Gihana, abantu b'abanana n'abandi ntaza kuvuga ko ari benshi, abantu ntibaba benshi. Iyo miryango irahari, niyo mpamvu nyivuze, cyangwa yari ihari no muri za 50. Kirima Rujugira yaciye iteka ko abantu bose bamukomokaho batazashaka mu bacyaba. Yashatse mu cyabakazi, babyarana abana, bamwe nabo muri iyo miryango mvuze bakomoka kuri uwo mucyabakazi. Ariko
hari impunzi z'abarundi zahungiye hano mu Rwanda, hahoze imyiryane. Umuririmbyi umwe Belden w'umudiventiste yaranditse ati ntabwo intambara izashira, ntabwo amahoro azahora keretse icyaha n'urupfu byatsinzwe na Kristo. Intambara zahozeho, abarundi bahungira hano mu Rwanda, ariko ibwami babona ko abarundi batagomba kubonana n'umwami. Nyine babwira abantu bose bati mwitonde, abarundi bareba aho babashyira kugira ngo batabonana n'umwami. Rero barundi babaye aho bakavuga bati ariko turifuza rwose kubona umwami wanyu, baramuturate ngo ni mwiza n'imfura cyane, turashaka kumubona. Noneho umucyabakazi, umugore w'umwami umwe, uwo mugore umwe aravuga ati mushaka kumubona, ndaza kubabwira naza guhita. Nuko rero hari mu ngo biba muremerewe, arababwira ati muze murebe. Baragenda barihisha, baramubona. Mwami w'u Rwanda, kandi ubwiro bwari bwaravuze ko batagomba kumubona. Hacaho igihe icyago bari baravuze ko kizababaho, kibaho, bibaza ko cyagenze kandi abarundi bataramubonye. Biza kumenyekana ko uwo mucyabakazi ari we wagize atyo, akababwira umwami agiye guhita, baraza baramureba. Kirima Rujugira ahita aca iteka ko nta muntu ukomoka mu muryango we, yavuze mu muryango we, uzajya ashaka mu bacyaba. Uretse ko Abanyarwanda bose babyihaye n'abatamukomokaho, bakavuga bati reka reka umwami yavumye aba bantu. Nawo yavuze umucyabakazi, ariko umucyaba we yashaka mu bundi bwoko, ariko umukobwa w'umucyabakazi we ntiyashaka muri ubwo bwoko. None se reka mbaze, icyo kintu koko abantu banga gushaka mu bacyaba, hari ikibazo bafitanye nabo mu maraso? Kirahari se? Ntacyo, ni idea. Rero ubu bwoko nta kibazo bufite. N'ubu ngubu hari umuntu ushobora kuvuga ati ngiye sinashaka aha n'aha, kandi akabiremereza, ibyo bintu bikaba biremereye mu bugingo bwe. Nk'ubu nanjye njya gushaka navuze ariko mu by'ukuri ntabwo mfite ukwizera guhagije ku bugingo y'abacyabakazi, kubera ko ntari ngufite. Ntangiye si mu bacyabakazi sinarebyeyo, ariko ntibivuze ko undi we utabifiteho ikibazo, ufite kwizera kurenzeho, yashaka. Ingenzi abantu benshi ndetse b'imiryango yacu bashatse mu bacyaba, kandi bafite abageni beza, babyaye n'abana beza, barabana nta kibazo. Biterwa n'icyo kwizera k'umuntu kumuzamuye kugeraho. Imana iduhana umugisha. Amen. Haba hari icyo twavuze tutagejejeho wasorezaho nk'ubutumwa? Icyo nasorezaho mu by'ukuri, umurongo twatangiye tuvuga ni umurongo ukomeye. Muri iyi Imana izavana abantu mu moko yose. Umuntu rero udafite ubwoko abarizwamo nawe abyibazeho. Kuba ufite ubwoko nta cyaha kirimo. Iyo umuntu uvuga nturi iki nturi n'umunyarwanda uri aho hagati, uri mu makaritsiye, biragoye cyane ko wazamenya ijambo ry'Imana, kandi nurimenya koko rizaguha ubwoko barizwamo. Ubwoko rero buzahoraho, ntibuzavaho. Nihavaho bumwe hazajyaho ubundi, ariko kugeza Kristo agarutse azasanga hari ubwoko. Yego. Yitwa Keri Rwamapera, niwe twari kumwe muri iki kiganiro. Ngewe nitwa cy'amoko. Wakoze cyane kudukurikira no kubana natwe, ariko nutanga ibitekerezo ntutandukire, ugendere mu murongo w'ibyo natwe abantu rwose mu bitekerezo bigengesere. Mutanga igitekerezo ntutandukire, ugendere mu mujyo nk'uwo twariho. Sibyo Rwamapera? Asigaye Imana ikomeze barinde, mukomeze kugira ibihe byiza. Amahoro n'amahirwe nibyo tubifurije.